burya ngo mugari ibibazo dutangana buri munsi nabuze ibiganza mukazamura ikiganza mukamperera nabishima kuko hashize igihe tudaherukana utyo Imana ibavugisha cyane. Ndaza kureba uburyo bwanjye namwe bashyitsi bahire muzamura ibiganza mumpepere ntacyo bitwaye rwose yaribaye myinshi. Maze kandi burya data yarambwiye ngo nijya gutarama mbere yo kwanzika mu nyeri iyo ari yo yose, yaba igitaramo cy'umuryango, igitaramo cya Singizangoma, igitaramo cya Rugamba, icyo ari cyo cyose njye mbanza niragiza Imana, nanjye ndebye nsanga nta jamwe bintera. Data ndagira ngo isa nk'iyi nta kindi ndabanza tuze kubanza tubanze bigira byose umutware twegamiye umutegura imitego mitindi, abatindi badatunze umutima w'umutuzo batekateka imitwe buri munsi bagateka imitego mitindi iyo Imana ikayitegura. Muze ibiganza mubanze muyishimire ko yaturutse tukagera amahoro mukagira Imana mwe murakagira abaja n'amagarabu. Nagira ngo mbanze nisegure ku bashyitsi bacu bimuze kubona avuga ngo bagire ngo igihe musore ugira umunwa kwa data, ahubwo nuko yarebye asanga ari igihe bikwiye ko uyu munsi nza kugerwaho ku rutonde n'igihe wari ugezweho. Data wambwiye ko nijya kugendererwa nabo tungana nzabaha ikaze nk'abagizi ka mbere tugataramana, ariko uyu munsi isibo yatugereye ntabwo isanzwe. Ndatera ijisho nkasanga ni isibo ngari. Icya mbere ni abantu bubaha Imana, icya kabiri naje gusanga ari abakecuru banyoye inka zibarinda gususumira n'iminkanyari, icya gatatu nasanze ari abasaza banyoye inka zibarinda amagambo, icya kane nasanze ari abasore banyoye inka zibatandukanya n'abayemusi ntabwo bavuga ibyo babonye, icya gatatu nasanze ari abari beza banyoye inka zibarinda kugumirwa. Iyi sibo n'ingari yaje yikwije, niyo mpamvu ntahangara kuyakira. Mwabuze ibiganza mwanyereka ko nabahaye ikaze byari bikwiye, mwawe kandi muramuvuze ko data nabagira namwe mu bishimbo. Ayo mashyi mutanze ntabwo iryanjye zayatanga, abashyitsi bahire ku ruhande rwanjye bahaye ikaze, ariko kandi nifuzaga kugira ngo data yinjire ijuru. Data ndagira ngo utambutse uriya musaza ugaragiye isibo ngari mu mugezi hano ku iseta uzamusubiza abaza batugana, nutanga ikaze turakaraba Kazungu n'abakazana tubagiremo tutabanyuza ijisho, wumva ijambo n'ijwi rivuga ngo pfumu tubagire tutabanyuza ijisho. Karibu ujya mbere data, ubutanzi ikaze babikambere baziture kandi burya musanzwe munamana nicyo nabashimiye. Buriya data buja ijisho rigutuka inkuba n'irigutuka inkumi biba bitandukanye. Uriya musaza ndakureba ku jisho ugasanga tutaramana neza, ariko muneze kubabwira ibyo twabateguriye kugira ngo abikambere baziture babakwakire. Abakunda agashera data tubavuga abahanga mu guhinga amasaka twarashishije turashikisha agashera turagafite, abaza gushaka agatore gatatu n'abato nabo turagafite, urutoki gaturukaho urutoki rwakeze ni kakandi, kandi abaza gushaka amata atera umutima gutera utuje asa n'ay'umutara Nyagatare n'ihuye nayo turi nayo, abaza gushaka agafanta gafunika igifu dore ngako barakabaha batababwira ngo fata ahubwo bakwiye muri disipurine, abaza gushaka amazi babaha neza nire babakoma ikiziba, abaza gushaka ubuki bw'umwimerere data tubavuga abahanga twarangitse maze turahanura ubuki bw'umwimerere bahari. Ngaho mucide dukomeze ibisambu mukabyara. Data rero ngira ngo bagiye kuhanyuraho batabanyuzamo ijisho, buri wese bamubaza icyo abasha mu byo twabateguriye, kandi ibyo byose ni ibyubaha Imana, kandi uko bisa kose turaza kubishima. Data buja ngende inkomeza biri mu nkomeza mihigo dutima benya menshi ku rugero sindimitera Rwanda, ubushatse kuvuga nabi ndamugabana mu kutina agaciro za umunyarwanda nawe agashaka icyateza imbere u Rwanda. Ndiyamizira kubanza ndibanza ku rugamba ndimutegetse umugongo sindikundira buriri, ndiyamizira kubanza kandi ndibatwagaye cyane hakibona ngikizi wacu mazaza dusanga nk'abakirikije itagira inyuro, mukunde ukwiriye umuhungu n'umukobwa bahuje imisango, maze urugwiro bakabigeza ku babyeyi baranumira, maze nkasuka ibisuti nkasa neza nk'igisekuru kizima nkasa nk'uko musinga, kandi nkasogozwa agasatsi nasangarira amasaha, maze nkaba umusore utarasanzwe n'umusindo, aho gusaza na Yesu amasaruti, nkaba umusangiza misango Master Gayidi Master of Ceremony sanga ukwizera mu Rwanda hose n'igiciro cy'umurenge. Mubigize neza cyane, buri gihe umuntu avuze mukamushimira bivuga ko mutari bifakane tutarabana neza. Data buja nagira ngo bisa nk'iyi nk'uko nanjye mbivuga, nagiye mbona ko isibo ngari yaje yikoreye kandi gukora zera imbere, ibyo bitandukanye n'uko bagabwe baza mu gitaramo
ariko kandi iriya mfaransa yajya isaha umwe babiri batatu ariko uyu munsi urabona ko isibongana nagira ngo uze kongera tumuhe ikaze agere ikambere twumve ikimugenza nasaba gucumbikirwa turacumba bwe tumucumbikire nasaba gutaramana turamutaramira nagira ingingo turaza kwicomeka mu zindi nayo tuze kuyigaho muri iki gitaramo yadusanzemo mwamundira mukajya mbere mukongera mugahuza umusabo ntacyo bitwaye. Mu mpeshyi ishize twaje gusaba ibyo mugara riduha hanyuma rero uyu munsi iyo ntabwo ari ituro ahubwo ni umutobe usaba umugeni nimunyemerera muri umuryango rwose basaba umugeni turabavunga mu muryango mwiza wibazawe cyane Murata mu mwondere dore turi mu kigero kimwe nze kubafasha kugira tuze kubahamagara ikoranabuhanga ryaraje nyabutse yari buhangare kumuzana muri iki gitaramo nawe yambwiye bw'inge Fulgence we uraho neza Fulgence uraho umusizi kweli umusizi nyine mubwiye kagira inkuru n'umuntu wo kwiba Fulgence bamuhaye noneho rero mbareka mubwire urebe abasore bawe basa neza bagiye bagutwaza amadosiye y'akazi harimo n'abandi bakwikuburira amarembo y'indege nabo ntibagukunda akavumbi kagusuzuguye maze ubajye hagati batamukare bwuma rumburuke mu bigingo maze ugere ikambere kandi ko kari kwari ngombwa ugire uko ugenda maze kandi niba hageze kubabwira ngo namwe mumwenyure babashyingira burya bamubyaye abakobwa benshi umva se kanyuma k'ubwenge shaka ukuntu ushaka sandari uze kuzicokamo ayo mano yawe ntiyahishe mu birato dore ko udafite amaraso n'imizi ya tangawizi ahubwo n'ay'imfura gusa kayimuruka mu gikuta byawe kugira ngo ngore kumutse awutsitsimure maze uwo muranzi awutsitsimure nyakubahwa ndetse n'abagaragu be bari kumwe bagiye kwimuruka mu byibo bakagera ikambere mu gitaramo cyacu tuze kubabona bisi bagari maze tuze gufasha data kugira ngo aze kubona Fulgence uwo ari we. Naje mbazaniye izi mpundu naje mbazaniye databuja muze kunyemerera aba basore ndabona yahisemo abasore b'imbavu ndende ariko kandi mutwanwa yewe niko kumera sha bimeze bite byiza ni ibiki databuja reka tuze kureba ko Fulgence tubona ariko kandi ikibazo mbaza uwe kinanira atari namwe ngasubira inyuma ubwo ntabwo uri buri Fulgence wemera yuko muri Edeni habaga Adamu na Eva Adamu na Eva rero baje gucumura ariko bamaze gucumura bumva ibindi Uwiteka bajya kwidodera ibicocero bakoresheje iby'ibiti urwitirizo badodesheje baruguza muri ateliye kabuga muri biriya bigamije inyuma maze shaka wowe reka mubaze kwa Yesu yitwaga Josefu bavuga ko yari umubavu urabyemera yabarizaga kuri iyi santere ibaho zerekeza zite ubwoko bw'ibiti n'ubuhe Gerevari ya kinyuma data bujura kumvira ntabwo ari buze gusahinda ariko kandi nawe ngazi neza umugabo uvuga na Bibiliya warunguye abaho y'igihumbi n'umwe uwo mugabo yitwa Salomo Bibiliya bitubwira yajyaga n'imitombo myinshi y'indirimbo za Salomo zabisoma tubwira izina ry'umugore 75 Alice ntabwo muzi ariko na Alice Bibiliya na Alice nabonye yavuze ariko kandi data bujura nashaka naza kugarukira ahangaha ariko intara twajemo habamo akarere kitwa Nyaruguru kamara iki mu ntara y'Amajyepfo ikinyuma ntabwo rero washushanyije mapu y'u Rwanda ariko data bujura neza kugarukira ahangaha ujya mu kiganiro cya Mwanafunzi cyitwa Waruziko warasubiza ikibazo agiye kukubaza ni muri Fulgence
nibwira ko muri kutumva buri muntu wese yamaze kuvuga akagera hano ku isi nta kintu avukana uretse umusemburo witwa dopamine. Umusemburo uvuga ukavukana umuntu wese wavutse wuzuye. Uyu musemburo ni umusemburo w'urukundo utuma umuntu akunda mugenzi we kuruta ukundi yamukunda. Ari nabyo byatumye Fulgence abona umukobwa akamukunda, akamwaka nimero, akagura amayinite, akifuza kumuhamagara buri munsi ngo tume umwana babishaka. Niba rero muri Fulgence tubwira umusemburo none biriya hirya kuvugiye mu izina ryawe isubira inyuma. Databuja uriya nawe amundira atari intambwe ajya nyuma, kandi buriya abagabo nta mugabo utera intambwe ajya nyuma, burya abasigaye imbere mu baci imbere mubanze muhuze ibiganza mubaha amashyi. Ariko kandi mu gihe ngiki namwe niko bishaka muzadutumira mu mbaga nyamwinshi namwe tubateze intambwe ijya mbere. Hari rero Fulgence yaritonze areba mu ikipe bazanye aravuga ati ntabwo nzasiga ushinzwe igihuru mu murenge cyangwa se goronome, nagira ngo nawe yigire imbere atari intambwe imwe gusa maze azamura ikiganza kimworoheye mu mushimire. Yagize akazi gakomeye cyane. Paro udapangira ikora gusa ahubwo wapangiye Fulgence. Buri munsi iyo twakinaga agapira iwacu pare uyu ni umuhanga mu gukina akaba umunyezamu, twamutsindaga yagiye kurunguruka ngo amurebere yuko umwari we yakunze akiri kambere. Wagize neza, wapanze neza, ntiwapangiye ikora gusa egera inyuma. Databuja rero nguyu musore bituza by'iminihira wajyaye imfizi rwarira mu rwuri, nguyu musore witonda akunda umwari wacu, nguyu musore udafite biranega n'imwe, nguyu musore udafite amashyiga munsi y'amatama, nguyu musore udashyize amano munsi y'ibirato, nguyu musore udafite amarabe agerekeranye n'amateke, nguyu musore witonda akunda umwari wacu. Mugwe mu bujyanye bwo kuba dusobe cyane wumva ikibazo afite, namwe mumukurikire shobuja abashakira ubuhake kwa data bamukweshana. Ubwo ndavuga si ubukwe kuko namwe twabashyingira. Mukurikire shobuja abashakira ubuhake mukore mu biganza by'abakuru b'abahungu. Data buri batindeho n'ubundi banacyo babwira se. Fulgence wigarukira mutagira kuririmba hagerwa na ba nyirasenge b'umwari, wigarukire ngende mubwira uko iwacu bigenda. Maze Fulgence aha ni kwa sobukwe. Buriya sobukwe mwacinga iyo umuhobera uhobera umama urekura ureba hasi n'udusore. Ngaho ugiye uko bigenda bigende neza. Maze Databuja ni umwanya ndaza kumuha intebe y'imvunwa, umukwe wese ahabwa kwa sebukwe yashimwe. Unyemereye ngejeje ijambo ryawe gusa namuhereza iyo ntebe y'imvunwa Databuja. Muzamukoresha ngaho namwe muhuze ibiganza mushimire Fulgence ndetse na Paro udapangira ikora gusa. Maze pare tambuka kuri ruhabwa mboni, maze ugere ku byicaro bya shobuja. Nusanga bikomeye bimeze neza uraza kugira inshuti uduhe ikaze maze tuze kumuzamura tumwereke icyicaro abatware n'intebe y'imvunwa nk'uko ahabwa kwa sebukwe iyo zashimwe. Gerayo muri hariya 1 2 3 uca akabugi wicuguse wumve ko bikomeye utyo n'umwenda ndabishima n'ugira icyo atuke sawa kabisa. Maze tukujyane mu byicaro ikaba intebe y'imvunwa nk'uko ahabwa kwa sebukwe. Bakaririmba bati umwami akunze kubaha dore uko bazajya bamugenza bazamwicaza kwa sebukwe, abahungu bamwambariye batahire kwambara. Ariko basore burya ibi nabyo si ubutware. Pare yicarire Fulgence akomeza ahagarara. Databuja mu itorero ry'Abadivantisite tugiramo gahunda yo gutanga imimuriko. Aba basore nanjye ndimo shaka tujya tugera ku kagingo batubaza batabafashijwe tukazamura, batubufasha mu mafaranga tuti ntabwo, batubufasha n'ubuhe tuti batubufasha bwo kutugabura saa sita nijoro kandi natwe dukuze, baduha amashyi kuko natwe gutaha tuzisubiraho tubicaje mu gitaramo nk'iki. Maze sha ubundi rero mwebwe nta cyubahiro mbagomba, batatu hariya batatu hariya mwihute. Ubundi Fulgence wowe waritonze wicaza umuryango nk'uyu nguyu, kandi nimuhangane kwicara shobuja ataricara ntabwo mwabitinyuka. Nanjye iyo atahaba ntabwo mba ndi hano naje gupagasa, buri wese agira ikimutunga. Burya inyenyeri nabo nabonye byabatunga. Maze Fulgence ushingiye ku itsinda rifite abasore bakuze cyane kugira ngo na so abitegereza azabasabire, bari rero witegereze hagati y'itsinda wicaye shobuja ataricara sha. Yaba uzi ko yabaye generali
ufate iyo nkoni y'ububasha ufite uhereye ku ruhande ushaka ushingiye ku basheshe akanguhe batakiri ingarama cyangwa ahubwo babaye ingarama geto uzamura ugira uti mwicare maze nawe ugira uti wishoboye ko ariko wasohoka reba uruhande rurimo abakuze bigenze utyo itegereze witonze n'ubushishozi bwawe nk'uko wakoresheje uhitamo mwari mwiza muri mu ngando maze ukoresha iyo nkoni uyizamure umanure uti mwicare ati ni uburyo bwanjye babareze cyane dufate mwicare maze umundi urebe n'ahariya uzamure n'akishongoro ucite mwicara ariko hadatabuke namwe ariko bishaka muzategeka abo bazakubagaragira maze project muhuza ibiganza n'amashyira impundu kugira ngo atafite umushinga kandi tuyakutegekaho kandi nanjye musangiza misango emusisamu umusore usobanutse usa neza usuti imisuti nanjye ndagushimiye cyane ko wakunze uriya mwari mukamamagara nkaza ku giciro kigurisha agaciro asante sana mushyike icyicaro banyakubahwa maze databuja uyu musore wacu burya asanzwe yifotoza amwenyura ariko uyu munsi ndareba nkasanga bidasa n'uko asanzwe yifotoza ariko kandi ntabwo ndamenya niba mu kanwa wehe haba amenyo cyangwa se agira inyinya nagira ngo muganire kuri ako kantu tuze kumenya ko mushiki wanjye n'ubundi yize ubuganga ni dogitrice aze kugira aho muganga mwitse kuri ako kahereye muri edeni burya imana ireba umukurambere adamu isanga rikunze atari uko yabuze ibyarya n'ibyanwa byose muri edeni yari abifite ariko ibi kubigenza murebe ko mubigenza dore ko ufatsa mwenyura mwumva amashyirwa kandi gusa iyo foto maze muyifate nyarutsa ngo ntubatindane maze shaka muhite mwigendera iyo mwemeye ishima umusore abahaye maze cuja fata gutya aho ushaka mutembere hano bereka ahantu heza kameramani nawe mufasha pagase burya nawe yazanye no gupagasa maze mufata uko ubishaka kumwe mujya mutembera marene nawe mube bugufi basore ko mukiraho mujye gusoma urwandiko anabiza ariko sheki izigamye muri peka uyu munsi ntibakoze ariko ejo mubyukire kuri peka mujye kubikuza maze mushyiraho metero amano yanyu arebane reba metero yaho yewe maze Jose wajya kumuhobera abo tutazi ukamuhobera uko ubishaka none ubu turahari hobera uko wajya kumuhobera wanyuza hasi wanyuza hejuru ihobere uhereremo ibyo ni amategeko abihagarika nanjye gusangiza misango sinabihangara ihobere sheri wawe nushaka ko turi kure cyangwa turi guseke abari ahandi banamushyira bafite ubushimira baguha amashyi ko wahisemo neza ukuntu umusore tuza kwiyumvira maze nurangiza mbareke indi poromosiyo wongere umuhobere gato cyane ariko gake uhobera gusa murakoze cyane maze Fulgence production producer kubereye icyo gihuru cy'icumi cyiza kikanga igihunyira witegereze rero akantu karimo nusangamo uruyuki urukuremo rutaza kubiga sheri wawe ariko usanga mu gatwereke mbese biturize kazamure wishobore kuri ba basore bakwambariye kazamure umuntu amashimo kabyaramwe sanzemo umuringa maze ukuru ufata urutoki ukuboko kw'ibumoso urebe urutoki ruri hirya mukuru wa meme hirya ya mukupita ukuboko urebe urusumba izindi zose utubasumba bose wise misi uso kwisutsa abagisanga mwino usange Fulgence abadafite umushaka bagushimire abashaka kwaka nimero 078 bahagarare bajye baguhamagara kuri yawe niyo y'umuryango ariko nawe uzi kwishongora fatiriya utyo maze production producer gusa iyo yakomeye no ururabo rucumi byiza uko murukikira muzakikire mu nakobwa maze mu rugo iwanyu hazahore hatohagiye abazabasura bazasange mufite umuneza gusa ndaza gusaba bigeze hariya ufite urwandiko yandikiye umukunzi we ufite urwandiko Fulgence yandikiye umukunzi we ufite urwandiko Fulgence yandikiye umukunzi we abi bugufi arunyuze kuri pare maze aruhereze Fulgence twarawutegereje uyu musi udasanzwe ibyaramezi bibi sinimese b'amasaha
babasore bawe batambuke. Data yambwiye ngo afite abakobwa benshi n'ubu utashobora kuzabataramira, maze kandi akabamenyera ibibabwiye, akabahereza abari beza. Mwari mwumiwe ariko nta kundi, muhagarara aho ngaho, muhagarara aho rwose. Ba bakobwa b'iwacu nabo namwe muhaguruke muze mwimuke mukiba mutambuke, maze mube mwiyicariye babicira akanyota nimujyane nako ubutaha tuzabakenera. Abo bari nabo niba biteguye koko nibaze mutambuke mubigaragaze koko bwuma, mugaragaze ko mwiteguye kandi mwiteguye ko igihe icyo ari cyo cyose uriya musaza yagarutse gushoka mu muryango w'iwacu bizagenda neza. Abari nibabe barwaye intinyi ugende hariya mureba aba basore mbese nk'uko so yabibasabye, muhagarare hariya usobanuyeho ngaho da, maze bikambe ndaza kubasaba kugira ngo mwitegure vuba na bwangu. Mu kanya mushiki wanjye nahageze ubakunda, hariyo nabajije mbere n'uwesha ni wowe ndabona n'ubundi wese ni naho Fulgence yahereye akwicaza. Ntabwo uhita kuko ubishaka kuko Fulgence yahisemo umufata umujyane mu byicaro n'abatambuka ashaka tambuka, maze bakurebe ko isoni barebe ko wakuze koko afite isoni. Oya tambuka mu bwishobozi bwawe, maze nibabishima baraza kuguhereza amashyi ntacyo bitwaye. Dore ngo ndareba maze mugushimira mu hasi muharekesha uregera ubukwe si ubwawe, rekera si ubwawe, igiye mu byicaro. Maze sha nawe tambuka, nawe batwenda kuresha indesho, tambuka nawe zamura ako karanzi shaka zamura tambuke neza. Uri nawe jya kwishongora mwanya ruhande nabishima abandi wacu bose ni beza. Ati mereye ruhande hobera ariko ha isona waboneye kukuze, maze bagushimire bamuha amashyi mutambukane. Tambuka jana ariko mbese kujya kwisezera banagufotora. Ariko rero wowe niba ndeba neza ndabona ushobora kuba ukiri bucura cyangwa se bucuri, niko nshaka wowe tambuka numva no mu kiganza n'uvuguze, genda nawe urebe uko ubishaka, maze umwiteho kandi pasiteri hano turi umuryango w'abihaye Imana barabibona cyane ko mukuze. Ati nanjye mbese uyu muyaga misozi bisurutse abayisanga, ntabwo rekera sha rekera wiporofitira mu muzo Fulgence yenze naho jya hariya sha. Wowe wakayode rero kwisize witonze, ntabwo usa neza rwose ubanza wubaha n'Imana. Hitamo umwari ushaka umuhitemo rwose uko ubishaka. Rekera ngaho mutambuke, reka muhe poromosiyo nabo mufite smartphone wenda muze kwifotoza. Tambuka nawe uhitemo uko ubishaka. Wihangane wowe rero wenda n'agahinda, ariko nawe wumva ndaza kukureba wowe ushobora wowe ufite urwaye gusa. MC wumva ngo wumve naho ariko wamuka aho bera nabishaka. Rekera sha imisaya sha. Ngaho tambuke mugane hariya.